Ubundi njyewe akaradiyo kanjye kaba ku musego. Iyo amakuru ageze mbanza isaha yayo yo kugira ngo numve aho abandi bageze. Ubu akaradiyo ntabwo gasaza kuko na nyirako ntarasaza ariko ashesha kanguhe ariko ntabwo arasaza. Ndababwira ni hani wacu twari abantu b'abakene batwita abatebo. Ariko ubu ngubu ntabwo turi abatebo nahubwo turi abaterebo. Nawa Victors ni we receive you with a warm welcome. And we part a good sing to all of you saying good morning. Reka tuguhe ikaze mukunzi wa Cobra Media TV. Aha turi ni mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruhero mu kagari ka Remera. Rero twagize igitekerezo cyo kujya kureba umukecuru, ndakekana umwe mu bantu bazwi cyane muri iki gihugu. Twashatse kumuganiriza kugira ngo we mukunzi wa televiziyo yacu ubashe kumenya uwo mukecuru ni muntu ki. Aka kanya rero twamugezeho, reka tutizimbye mu magambo tumuha umwanya hanyuma twibwire. Reka tuguhe ikaze mukecuru. Murakoze cyane. Jewe nitwa Byavuye Yudita, nkaba ntuye mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Remera. Ubu nkaba ntuye mu mudugudu wa Kivugiza bita mu Bwangamwanda. Yes, mwamubonye rero bamwita Yudita, ni umukecuru wo mu kagari ka Remera kabisa, ni kure cyane ariko urabona ko ni umukecuru umeze neza, ni umusirimu. Ndakeka we mukunzi wa televiziyo Cobra Media TV wamubonye, ibintu ni sawa cyane. Hanyuma mukecuru, kugira ngo abantu benshi bakuziho nk'umuntu wa akaradiyo. Akaradiyo kawe na n'ubu karacyahari cyangwa karashaje? Ubu akaradiyo ntabwo gasaza kuko na nyirako ntarasaza ariko ashesha kanguhe ariko ntabwo arasaza. Kariho rwose karahari. Gusa iyo ngize ikibazo kubera ko gakoreshwa n'amabuye, kubera ubushobozi buke simbone amabuye yo gushyiramo, ariko karaho karahari kandi mu by'ukuri uko nabivuze niko biri. N'ubu rwose ndakurikira, iyo mfitemo utubuye ndakurikira cyane. Ibyo rero byarananshimishije nanjye kumva, nanjye ubwanjye niyumva. Ubu hano Nyaruguru muri uyu murenge wacu mu kagari rwose basigaye banyita kari ku musego. Ubu rwose niryo zina ryanjye. Numva rero ugezeho wese arambwira ngo komera kari ku musego, ngo muri aho karadiyo. Ubu niyo mazina yanjye basigaye banyita, ariko nkumva ishema ni ryiza. Ubwo niyo mpamvu nanjye urubyiruko cyane ndushishikariza rwose kwiga, kuko nanjye ibi nabikoraga yuko nagize nanyuze mu ishuri. Iyo ntaza kunyura mu gashuri ntabwo ibimba mbikora. Na mbere nkibashije ntaraba mukuru, hashize nk'imyaka nk'icumi nari mfite itorero ry'urubyiruko, nkaba arirwo ntoza kandi nkarutoza neza kandi nkarwigisha imico myiza, ku buryo nageragezaga no kubigisha n'ibyo mu ishuri. Nkabanza nkabibanyuramo, ubundi tukajya mu mikino rwose, mu ngororamubiri, abana bakabyishimira ndetse n'ababyeyi babo. Ubaga siporo kabisa. Siporo rwose cyane ndetse nakundaga n'umupira, ngakina umupira. Mu myaka ingahe wari ufite inga? Uheruka ko gakina ryari? Kukina burya n'abafana burya baba bakina umupira. Ndi umufana cyane rwose, n'abantu bose barabizi. Na usanga n'abawutera hano n'abanyeshuri bajya kuvuga bati nimujye kutuzanira wa mukecuru azadufane, kubera ko nkunda umupira. Mu makipe akomeye hari yuzi? Ndayazi yacu mu Rwanda cyane. Ikipe mfana ikipe y'Amavubi y'igihugu na Peri. Ayo makipe rwose ndayafana cyane. Uri umufana wa Peri? Ndi umufana wa Peri. Kujya kuri stade? Kuri stade nyine wahangeze ubu ngubu byaba ibyishimo byanjye birushijeho, kuko mbabona ku mateleviziyo nagiye kuyavumba, mbona sindababona ku kibuga neza nanjye mpicaye, nibura nanjye ngo mbone bantuze babambwira nyine mu mazina nkumva nashakaga kumumenya. Ariko wenda Imana izabishoboza nabo mbamenye, kuko ndabikunda cyane rwose. Nanjye ndi umwe mu bantu bakwijeje ko umupira uzaba wa Peri tuzashyiramo uruhare rushoboka, uzaba uhari.
murakoze cyane ibyo bintu ndabyishimiye kandi nabitererana kashi dore aya mashini ayanjye mukecuru ubu rwose imyaka mfite mu by'ukuri narayikoresheje iyo twaherereje inyuma ariko niyo Imana ikintu ije imbere nayo ngomba kuyikoresha ariko sinzayikoresha ntandukanije n'ubuyobozi buriho ntandukanije n'ibikorwa biriho ibyo mbasha ndabikora ibyo ndashoboye kandi nkigisha abagomba kubishobora kubikora. Hanyuma kugira ngo umukunzi wa televiziyo yacu abone koko wa mukecuru uzwi ku karadiyo niwe turi kumwe, vuga nk'ukuntu wabivuze ubundi byaje biti kugira ngo nibura n'uri kutureba azavuga ati uyu muntu niwe koko. Mu by'ukuri byatewe kugira ngo mvuge ririya jambo byatewe nka bagenzi banyu nk'uku nguku baje baranganiza ndabaganirira bambaza batese mukecuru kushaje watubwira ibyiza by'ubu cyangwa se n'ibibi byahise muri iyi myaka y'inyuma yabanje. Ndababwira nti hano iwacu twari abantu b'abakene batwita abatebo ariko ubu ngubu ntabwo turi abatebo ahubwo turi abaterebo. Noneho ubwo rero ati none se koko wa mukecuru we ko mbona ushaje rwose abaterebo igifaransa urakizi n'igifaransa gusa ati ikindi wamenya se ntinakongereza nshobora kugakora rwose wambwira gake ati nkumva nawa Victors ni we receive you with a warm welcome and we part agreeing to all of you saying good morning. Ati yampaye inka rero ati wa mukecuru we igifaransa icyongereza nk'ibyo bintu bikura he ubimenye ute byaje gute? Nubundi njyewe akaradiyo kanjye kaba ku musego iyo amakuru ageze mbanze isaha yayo yo kugira ngo numve aho abandi bageze. Sawa cyane. Ubwo rero umunyamakuru abatwaye ibyo ashaka ariko nuko imbese ikiganiro cyanjye cyatangiye nuko ako kajambo kanjye kaje niko rwose nanabivuze n'ubu ndacyabyibuka niko nabivuze kabisa. Sindakeka wowe mukunzi wa televiziyo Cobra Media TV wamubonye Yudita twari kumwe ni umukecuru wiremera muri Nyaruguru nkuko nabikubwiye. Komeza ukurikirana amakuru yacu menshi cyane kandi abagezweho. Hanyuma mukecuru karame ni iki wasaba noneho umuntu ukurikiye televiziyo yacu? Murakoze cyane nk'umuntu ukurikiye televiziyo ndumva yari yashatse kumenya uwo ari we ariko barambona rwose uko mbona nuku amazina yanjye mwayumvise ntabwo rwose cyane nagira icyo mbabwiraho nk'abari kureba televiziyo bari kumbona ariko nko mu byifuzo nanjye rero kugira ngo nanjye mbone abankuriye byangwa neza cyane nk'ubu nanjye ndamutse mbonye nk'aho kuri sitade nanjye byangwa neza cyane. Mwumvise yuko rwose nkunda gufana umupira nkunda ikipe y'igihugu mbisubiremo y'Amavubi nkafana na APR. Iyo mikino rwose ndayikunda nubwo nshaje nkunda umupira cyane kabisa mu mikino yose niyo nkunda. Yes mwamwumvise icyifuzo afite no kugera kuri stade Amahoro. Ndakeka wowe mufite ijambo muri APR Football Club cyangwa se muri football mu Rwanda mufashe kugira ngo n'abazabashe kugera kuri stade ariko nanjye uruhari rwanjye narushyizeho rwose nabyemeye ko ugomba kuzaba uhari. Umupira uzaba iyi corona niramuka igiye gakeya rwose uzaba uhari. Hanyuma twagushimira. Ariko hari akandi kifuzo nari mfite nanjye nabagezaho nkuko mubona rwose ndi umukene ariko si ndi umukene ku mutima. Imbaraga mfite aho Imana izigejeje ndazikoresha ariko icyifuzo nuko nanjye nkuko mwabibonye byangwa neza mugeze kuri tere mukagera no mu nzu ya kari ku musego byanshimisha cyane. Ubwo namwe murabibona muragenda mwitarame murebe icyo mwamfasha kugira ngo nkomeze ntere imbere. Rero reka tugushimire. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye murakabaho murakagira Imana. Nukuri rwose nibyashoboka tuzongera dufate urugendo tugaruke nawe urabibona ntabwo ari urugendo rworoshye
rwose nta kibazo tuzahagera no mu rugo. Hanyuma ninde muntu ushaka gusuhuza? Abo nshaka gusuhuza abo ni benshi. Ubu rwose ndashimira perezida wa repubulika na madamu we ndabashuhuje. Nongeye gusuhuza meya wacu w'akarere ka Nyaruguru na visi meya. Rwose ni abantu bashishikara mu mirimo gukora. Nkashimira nkatasha abasengeneza banje bose aho bari. Hari abari mu ngabo, hari abari gukora, bose ndabatasha cyane cyane Vincent. Ngatasha na musaza wanje Nyangezi, ngatasha n'umukobwa wanje uri ku Gisenyi, niba ari kuri televiziyo we ari kubibona. N'abana be ngatasha n'abuzukuru banje, ngatasha n'abaturage banje biremera bose duturanye. Bose ndabashuhuje, hari abo turi kumwe, hari n'abo tutari kumwe, hari abagiye mu rugendo, cyane cyane nkakora inoti nyine uri ku cyuma, nawe ndamutahije rwose agira amahoro. Na gitifu wacu w'umurenge n'uw'akagari nabo sinabasiga, nabo ndabatahije. Ntahije n'umwana wanjye witwa Sirasi Nkurikiyimfura n'inkera gutabara. Murakoze cyane. Yes, mwamubonye rero bamwita Yudita, umukecuru w'Iremera twari kumwe. Ni umukecuru usetsa cyane kabisa, nanjye ubu numiwe, ariko ubutaha tuzongera tugaruka. Nimugaruka bizanshimisha rwose, murakabaho murakagaruka. Ni byiza, iwacu ni amahoro, iwacu tumeze neza, nyine namwe murahabona. Rwose muzagaruke, dukunda abagaruka. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibarinde.